Inkuru itangaje yabyutse yandikwa ku gitangazamakuru cya BBC, iravuga umuntu wakoze ibintu bitangaje cyane ku buryo abantu benshi byabateye kwibaza. Ni inkuru y'umuntu wibye mu iduka, hanyuma aragenda ibintu arabitwara, nyuma y'imyaka 15 agaruka gusaba imbabazi uwo yibye, amwandikira ibaruwa imusaba imbabazi amubwira ko yibye, hanyuma noneho arangije ashyiraho n'amayero 150. Inkuru yose ukuntu ivuga, ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari umucuruzi watunguwe no kwakira ibaruwa itangaje. Iyo baruwa ikaba yaturutse ku muntu utigeze yifuza kuvuga amazina ye. Yanditse ibaruwa ariko ntiyavuga amazina ye. Hanyuma uwo muntu yavuze ko mu myaka igera kuri 15 ishize yigeze kujya muri iryo duka agakuramo ibintu atabyishyuye. Mu yandi magambo yari yabyibye. Noneho nyuma y'igihe kirekire cyane, uwo muntu yavuze ko umutima we wakomeje kumucira urubanza, akumva adafite amahoro kubera ibyo yakoze. Nubwo nta muntu wari ukimukurikirana, nta wigeze amushinja, ariko we umutima wahoraga umurya, noneho yumva yakosora amakosa yakoze. Nibwo yafashe icyemezo rero gikomeye, yandika ibaruwa isaba imbabazi, anashyiramo amafaranga angana n'amayero 100 kugira ngo yishyure ibyo yibye. Mu baruwa ye yasobanuye ko azi neza ko amafaranga atariyo agarura icyizere cyose yangije, ariko ko byibuze ari intambwe yo kugaragaza ko yicuza no kugerageza gukosora amakosa ye. Umucuruzi wakiriye iyo baruwa yavuze ko byamukoze ku mutima cyane, kuko atari asanzwe abona ibintu nk'ibyo. Yavuze ko bigaragaza ko nubwo abantu bakora amakosa, hari igihe umutima ugaruka, abantu ukabagarura bagashaka gukora igikwiriye. Rero ikintu twareba muri iyi baruwa yanditswe n'uyu muntu, n'uyu mujura wari waribye akaza kugarura ibyo yibye, hari igihe umuntu akora ikosa akibwira ko ryarangiye. Ariko se koko niba ryararangiye, nk'ubwo ngubwo wenda ukoze ikosa rirarangiye, tekereza umuntu yibye akagenda imyaka 15 yose ntawe ubizi, ariko umutima ugakomeza kumurya, ukamubuza amahoro kugeza igihe afashe icyemezo gikomeye cyane. Murumva ko ni ibintu biba bigaragaza yuko icyo ukoze cyaba cyiza cyaba kibi, uko byagenda kose ntabwo cyapfa kukuvamo. Murumva ko urabona imyaka yari ishize, uwo muntu ntabwo yigeze abona amahoro. Buri gihe yibukaga cya gikorwa yakoze, nta wabaga ari kumureba nabi, nta wabaga ari kumucira urubanza, ariko mu mutima we yahoraga afite intimba ku mutima, icyaha yakoze, abona ko byanze bikunze icyaha yakoze agomba kucyicuza. Rero murumva buriya abajura benshi baragenda bakiba, yabona ibintu yibye arabihejeje, akabona nta kibazo, nta uramukurikirana. Bikunda kuba umuntu akagenda agaterura ikintu rwose cy'undi, anabizi neza ko atwaye ibitaribye. Hari n'imvugo yaje mu bantu ngo kwiba ngo si icyaha, ngo icyaha ni ukwiba ugafatwa. Iyo mvugo ari abantu benshi bumva bayikoresha, ariko mu by'ukuri si byiza. Urumva muri iyi baruwa uyu muntu yanditse asaba imbabazi ku byo yakoze, ndetse ntibyanarangiriye aho, ashyiramo n'amafaranga amayero 100 kugira ngo yishyure ibyo yibye, nubwo nta muntu wamuhigaga. Rero nk'uko twabibonye, umucuruzi wakiriye iyo baruwa yaratangaye cyane, kuko urumva ni ibintu bidasanzwe kubona umuntu wagarutse nyuma y'imyaka 15 aje gusaba imbabazi. Yavuze ko byamukoze ku mutima kubona umuntu wemeye amakosa ye nta gahato, ahubwo bitewe n'umutima nama. Iyi nkuru rero ikintu twayigiraho ni ibintu bikomeye, wenda ibintu nka 3 twakwigira kuri iyi nkuru. Icyambere, nta kosa ribura ingaruka ku mutima. Uko byagenda kose, ikosa ukoze uko byagenda kose rishobora kutagutera ingaruka zigaragara, ariko ingaruka ukazajya uhura nazo
niyo umutima wawe uri kugucira urubanza, iyo ni ingaruka. Ikindi, nubwo byatinda hari igihe kigera ukuri kukagaragara kwa bya bintu wagiye uhisha. Ikindi kintu twakwigiramo ni ukwikosora. Buriya iyo wakoze ikosa biba byiza iyo wemeye ko wakoze amakosa ukikosora, kuko nawe nibwo uba ubohotse ukaba n'umuntu nyakuri. Rero hari abantu benshi bagenda bitwaza ko ntawe wabibonye, kuba ntawe wabibonye nta kibazo, ariko umutima w'umuntu nturya ruswa, uhora ugucira urubanza uba ubizi. Niyo mpamvu rero hari utabeshya, umutima wawe ntabwo wawubeshya. Niyo mpamvu rero buriya iyi nkuru twayisomye, nayisomye ndavuga nti reka nyizanire abakunzi ba Unguka Ubumenyi Post, hanyuma cyangwa namwe mube mwajya ku gitangazamakuru cya BBC muyisomere. Niba rero iyi nkuru wumva igukoze ku mutima, niba wumva hari isomo ririmo, kanda like, niba utarakanda subscribe kuri iyi channel, hanyuma ujye muri comment uduhe igitekerezo kuri iyi nkuru, hanyuma unasangize iyi nkuru muri bagenzi bawe, turebe yuko twakomeza kubaka umuryango, sosiyete nyarwanda tukayubaka neza kurusha uko twayisanze. God bless.